Eyo wasipopini bakunzi ba showbiz, wasipopini bakunzi b'imyidagaduro, ndongeye nguhaye ikaze kuri Iwacu Topic. Nkubwira ngo icyumweru cyiza cyane cyane yuko turi ku munsi wa mbere, umunsi utangira icyumweru cyacu. Nizeye yuko weekend yawe yagenze neza, nizeye yuko waguwe neza, nizeye yuko nawe wari uri mu bibazo ari icyo Imana yakoze kugira ngo usubizwe. Rero nge nagarutse, mwajye mubona muri weekend nzankora inkuru gatoya sinyitindeho. Uri muri weekend ni iminsi navuga yuko twese dushishikajwe n'izindi gahunda tugira twitabira zitandukanye, tukajya gusenga tugashimira Imana ibyo yadukoreye, ndetse bamwe tukanaruhuka, gutembere no gusohoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari inkuru nabonye, inkuru nyibona kuwa gatandatu, numva rwose sinayivuga mu ncamake, niyo mpamvu mbanje kubiseguraho kuyitinza. Nagiraga ngo kuri uyu wa mbere tuzayiganireho tuyitindeho. Rero nkwibukije gukanda subscribe niba utarakozeho muntu wanjye, nkwibukije gukoraho nakubwiye yuko ari one press no gukanda n'inshuro imwe, ni ibintu bitazakugora rwose, ubundi tukajya twibanira, ukanze ukazogera umunsi ku wundi ukajya unkurikira. Rero ni fixe nk'ibisanzwe, nige tugiye kubana nkunyuriramo, ngiye kukuganiriza ku gitaramo cyabaye cyiswe Bwiza Gala Night, cyabaye muri weekend itambutse kuwa gatandatu ku itariki 9 z'uku kwezi kwa munani. Bwiza Gala Night rero cyari igitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 26 Bwiza amaze avutse, kikaba cyaragenderanye cyarahuriranye n'igitaramo byose hamwe bishyirwa hamwe, n'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 4 Bwiza amaze mu muziki, imyaka 4 Bwiza amaze muri kumwumva rwose, indirimbo ze muzi streaminga, muzi vibinga kabisa. Rero urumva yuko cyari igitaramo kinini, kabisa. Kikaba cyarabaye ku itariki 9 z'uku kwezi nk'uko nabikubwiye, kibera ahitwa Kigali University, tuze hasanzwe habera n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Nakubwira ko rwose niba utarabonye amashusho nayo ndaje nyakwereke, urebe byagenze bite mu ncamake, urebe Bwiza ibibazo yabashije kuganira na media nyarwanda cyangwa se itangazamakuru ryo mu Rwanda. Gusa nakubwira nko ku bantu bari mu bitabiye iki kirori, ni ikirori cyitabiriwe n'abantu benshi ku rwego rwo hejuru, cyitabirwa n'ibyamamare bitandukanye, aho harimo nk'umushoramari Coach Gael washinze Kigali University bakoremo, ndetse na 155 AM. Harimo umunyamakuru Adesope wamenyekanye mu Bwongereza, ubu ngubu akaba aherereye hano mu Rwanda. Harimo Sherry Silver mubyinnyi ukomeye, umusobanuzi Junior Giti n'umugore we, abahanzi bagiye batandukanye nka Platini P. Harimo Afrique, harimo ba Faizo Pro, ba Rusine Patrick n'umugore we, harimo Beatrice n'umugore we Keza Naira, harimo abahanzi nka Tonzi, harimo Nyambo Jessica, harimo abantu nka ba Afrique, harimo Bulldog, Igor Mabano, producer Prince Kizi, harimo Ariel Ways na Juno Kizigenza. Rwose nabo baje kugaragara bicaye ukuntu kwaje gakeya, ku buryo abajene benshi batangiye kuvuga ati biriya bintu ni ibiki ko tubikemanga, ariko twebwe reka twere kubitindaho. Kandi ikindi nakubwira by'umwihariko, iki gitaramo cyangwa se iki kirori cyitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, ariwe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Rero ibi byari ibirori byiza kabisa, ku buryo ku rwego byagezaho umuyobozi wa Kikasi Music Jean Claude uhuje imfura yaje guhereza Coach Gael igihembo cyiza rwose, amuhereza igihembo nk'ishimwe ku ruhare rwe mu guteza imbere umuziki nyarwanda no guteza Bwiza Gala Night imbere, kuyishyigikira, kuyisapotinga. Ngira ngo urumva yuko bakoreye muri Kigali University rwose yishingiye ubwe. Rero amuhereza icyo gihembo yari yagize ati ibyo ukomeje gukora nibihagarare. Yaduhaye iyi nyubako, adufasha mu myiteguro y'ibi bintu byose byabereye muri ibi birori nta kiguzi, kugira ngo ibi bintu byose bigende neza. Murumva atari wo gushimirwa. Yakomeje agira ati uyu munsi ni Bwiza, ariko ejo n'undi muntu wese. Ntekereza ko umutima mwiza ufite wo gufasha uruganda uzakomeza utere imbere. Nyakubahwa Minisiteri Nduhungirehe, ndagira ngo mumudushimirire, mumuduhere iri shimwe
twamuteganyirije. Ngiye ngurumva yuko umuyobozi wa Kikasi Music Jean Claude uhuje imfura, ayo ni amagambo yo gushimira Coach Gael. Ngira ngo niba ari ibyo ubashije gutahuramo cyangwa kumvamo, nuko Coach Gael yari yatanze ibishoboka mu myiteguro, atanga inyubako ya Kigali Universe nta giciro abacaginze, nta mafaranga cyangwa se ubwishyu abashyirireho. Rero iki gihembo yahawe n'umuyobozi wa Kikasi Music akaba yarakigejejweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane, ari we twababwiye waje kukimuhereza rwose arakimushyikiriza. Urumva iki ni ikirori twavuga yuko kitari kidasanzwe. Nabona ko rero Bwiza mbere yuko ataramira bari muri ibi birori rwose yabanje kugaragaza yuko yishimye, avuga yuko ibintu byamunejeje ariko nanone byamuteye ubwoba buke rwose. Gusa yatangiye aririmba indirimbo ze, aririmba zino Best Friend ye na The Ben, Ready, Sojena, Juno Kizigenza, Exchange yari nayituye umu ex cyangwa se umukunzi we bahoze bakundana, ndetse icyabayemo nk'agashya nuko yaririmbye indirimbo yo kuramya. Iyi ndirimbo rwose ikaba ari indirimbo itarasohoka ariko ni indirimbo y'Imana avuga yuko izasohoka. Rero nakubwira yuko Bwiza Garanite yari yo kwizihiza imyaka 7 amaze mu muziki ndetse n'imyaka 26 amaze abayeho. Reka none twumvire hamwe aya mashusho atubwira buryo ki Bwiza yasubishije ibibazo bitandukanye, akwereka zimwe muri performance yagize muri iki gitaramo. Impamvu ntibukije gukanda subscribe rwose, naho turebana aya mashusho tunezerewe. Ciao ciao. Mbakubise show and mutaye byo kurya. Nyine ubwo iyo myaka 22 nari nyishakisha ngerageza kubonaho nazahura n'inzozi cyangwa ibyo nifuje kuva kera, and finally nzagura nabyo, and hano ndarwana nk'abandi bose. Yego, muri documentaire mwe mwana wavuze bijyanye no kuntu wamufashije mu mashuri, uriya mwana mwahuye gute? Twahuriye ku ishuri nkuko babivuze hariya ari muri situation itamworoheye. Uyu munsi rero gutaramira imbere y'ababyeyi byo uyumva gute? Nyine kora zira break practice none mu banjye barakubana sasa. I was so happy. Papa wanjye yishimye kandi ibyo nashakaga, abandi ntago ibyo bijyanye bindeba. Yeah, that was it. Imyaka Bwiza maze mu muziki ine, iyo yitegereje mbere yo kuza, byari ibintu atekereza ko azakora mu myaka 4 cyangwa byarihuse cyangwa byaratinze? Bana hani Kinshasa ntabyo natekerezaga habe ni mashi. Ikizere cyari giki? Cyari gihari reka. Oya nanacyo. Cyane sibye ko kwakundi ukomeza kugenda unyine wumva ukunze ibyo uri gukora, ukabyuka ukongera ugakora, nyine murari genda nucika intege ukavuga byanga bikunda ejo hashobora kuzabahiza kurusha no munsi. Bwiza wabaye mwiza cyangwa n'uruganda rwabaye rwamufavoritinze cyangwa se rwamufavorite? Umuntu arebye playlist yawe, harimo indirimbo zizwi cyane, Breakthrough, Ready, harimo Exchange, harimo yes of course indirimbo zakushepinze, ariko harimo nk'indirimbo Rudasumbwa. Abantu benshi batanatekereza ko wayiperforminga kuko nagiri muri ziri popular zawe. Idea yaje gute kugira ngo iselecting, and even kuri album 25 Shades hariho indirimbo imwe cyangwa ebyiri, selection yarakoroheye? Rega ntabwo indirimbo zose zikora ngo kugira ngo zibe ama hit songs ngo zibe cyangwa ibitangaza abantu bazi, you know, indirimbo iba ari nziza kuba ari nziza ku buryo niyo wayiperforminga for munsi igihe cya mbere umuntu yumvisha ahitaba yishe, nyine aba excited, akaba nkeka ko ano yari n'amahirwe yanjye yo kumvisha abantu indirimbo zimwe mu ndirimbo zanjye batigeze basha kumva cyane kandi ngenzi kari nziza. And that song
witiye ibihe byose mu myaka ine? ntabwo ndayibona. Yeah. Ntabwo ndayibona. Ready ni indirimbo yanjye ibihe byose. Gusa ninyibona nzabibabwira. Yeah. Biza kuririmbira imbere ya Nduhungirehe, Minisitiri Nduhungirehe, iminsi ishize ubwo nashyiraga nza album yawe, yashyize commentaire nyine agaragaza zimwe mu ndirimbo yakunze kuri album. Wabyakira ute noneho kubana no mu gitaramo cyawe cy'imyaka ine yarahari? Ni ibintu by'agaciro cyane kubona umuyobozi nka minisita wacu courage kubona ko nyine umuziki n'ibyo ukora birenga hano hanze ya Kigali Universe, n'umunyapolitiki akaba yawumva, n'umuhinzi uri mu murimo akaba yawukumva umuziki, nyine byerekana ko ibyo dukora abantu barabya appreciatinga kandi bigera kuri. Yego. Yashyigikiwe cyane by'umwihariko n'abantu muri showbiz. Rocky Junior n'umugore we Rumaga, Minister Adesope, Kigali Universe yose ndavuga Coach Kaye na murumuna we n'abandi, Maria Yohana, Tonzi n'abandi benshi, ndimo ndabona umumodo mukuru, nabonye Sheri Silva. Niki bisobanuye kuri career ya Bwiza? Numugisha ndashaje kandi iyi ngiyi mbakubise show and mutaye muje kuryama. Imana ibarinde muba amahoro. Ijambo rimwe kuri Claude manager. Claude manager wanje ndamukunda, n'umwana mwiza, and reka nawe njye kuma gift, ba my gift nyinshi, reka nawe njye kuma gift. Biraho bivuga kugena bya program